indangagaciro ya mbere nigira kuri Perezida Paul Kagame ya mbere ni ubwitange kuko bwa mbere ikintu yakoze cya mbere yitangiye igihugu kumwe batubwira ngo Yesu yaratwitangiye ngo araza ngo aradupfira twebwe twabonye nyakubahwa Perezida wa Repubulika ava iyo yarari araza yitangira kino gihugu afatanya n'abandi akangurira abandi kukirwanirira bagitse kuvuga ngo ubwitange iyo ni indangagaciro ya mbere imuranga ko aho rukomeye ku banyarwanda yakora iki yagenda akarwanirira abanyarwanda muri 1994 1994 urubyiruko rwafashe imihoro barukangurira kwica abantu rurabikora mu gihe cy'iminsi 100 urumva iminsi 100 ukuntu ari mikeya bafashe imihoro bafata udufuni bahuka mu bantu barabatema kubera ko bamaze kubikangura bayisansubirizwa urubyiruko ikintu nababwira imbaraga mwakoresheje cya gihe mwica abantu reka urubyiruko rw'iki gihe rwamaze guhinduka ibitekerezo tuzikoreshe twubaka kino gihugu ikintu nababwira ni ugukunda igihugu kandi ikindi mukirinda kumva inama z'abantu bamwe na bamwe bari mu nyungu zabo babakangurira gusenya iki gihugu cyavunikiwe n'abantu bangana namwe icyo gihe umuhanda icyo mariye abaturage nuko bawucamo mwabibonye na za moto zirahanyura ngizo ziragenda abaturage barahaca bishimye kera hari ibihuru ngira ngo hari amashusho muza kubona uko hari hameze mbere jewe rero nanga guca ahantu habi ngo ntegereze bije ya leta izahagera mu gihe kiri imbere kandi twe dufite ubushobozi ikintu ushaka kwerekana ndakoze ni ukugira ngo nkangurire abantu ko ibintu bishoboka ni ukugira ngo nkangurire abantu yuko kwikorera no kwigira ari byo byagombye kuranga umunyarwanda ahantu ari kuko ntabwo ari giye ufite amafaranga menshi muri kano karere ntabwo ari giye ufite amafaranga menshi mu gihugu urumva hari abantu bafite amafaranga yabo batindikiye mu mifuka bayabika mu nzu bazapfa batanariye hari abantu batazi ko gukora imihanda cyangwa gufasha leta gukora ibikorwa remezo bitabareba ahubwo bireba leta no kuvuga ngo rero jewe ikintu nshishikariza abantu maze gukora imihanda nabonye abandi benshi bashaka gukora imihanda bagafasha leta mu gukora imihanda barahari bamaze kwiteranya icyo gisigaje tukabaha inama jewe wundi umupangurambaga hano muri iyi midugudu ntuyemo hari uwo nkoreramo hari n'uwo mbamo hari n'ahandi naguze utubanza hirya naho norerera naho hari imihanda mu midugudu abo bose rero ndabakangurira yuko bahaguruka bagateranya amafaranga bakishyira hamwe ibi ngibi nashoboye kubikora ndi umuntu umwe ariko noneho turamutse tubaye benshi tugashyira imbaraga hamwe urumva ko twakora ikintu kinini cyane kino gihugu tukagihindura nka paradiso abana mwavukiye iyo ngiyo mu mashyamba muveyo igihugu cyacu cyabaye neza cyatekanye gifite amahoro n'umutekano no kuvuga ngo rero ikintu nasaba leta ni ukuba hafi yacu tugafatanya tukayishyigikira tukayifasha ikatubwira uti ibi bintu hano hantu dore hagombye guca umuhanda ikakangurira abaturage kwemeza akavuga ati niba zino metero dore bagiye gukorera umuhanda twasabaga metero wenda 3 kuri wowe bakaziduha leta zidusabye ko nkanjye sinagina ngo nsaba umuntu wamwe ngo ndakubwira ngo mpa metero 3 ngiye gukora umuhanda ngo babyumve urubyiruko ndarukangurira gukura amaboko mu mufuka bagakora bagafasha kino gihugu uko iki gihugu imbaraga z'iki gihugu na amaboko y'urubyiruko urubyiruko ruve mu biyobyabwenge urubyiruko muve mu buraya ese nihe wakumvira ibiganiro byigisha amateka n'ubutwari bw'abanyarwanda nihe se wakumvira ibiganiro byigisha umuco utari ico hahandi ni kuri YouTube channel ya Intsinzi TV. Intsinzi TV irashimira bakoze subscribe inashishikariza abatarabikora kudacikwa n'ibi biganiro byiza byigisha. Intsinzi TV ni igicumbi cy'ubumenyi bushingiye ku mateka n'umuco nyarwanda. Bwana Wiriso uzwi ku izina rya Salongo tugwaye ikaze ku Intsinzi TV. Murakoze cyane. Murakoze abanyamakuru b'Intsinzi ko mwadusuye. Mbere yo gutangira kuganira wakibutsa abadukurikiye ukanabasuhuza cyane ko abenshi bakuze.
Ndabashuhuje abakurikiye Intsinzi TV. Nitwa Rurangirwa Wilson, abenshi ku izina ry'impanga nabyaye bazi ko Dr Salongo. Salongo ni umuntu wabyaye impanga, niko abanzi kandi niko kuri. Salongo, igitekerezo cyo kubaka umuhanda nk'umuntu ku giti cye kandi ahenshi bikorwa na leta, iki gitekerezo cyakujemo gute? Iki gitekerezo imaranye igihe kandi sanzwe ngira uruhare mu bikorwa bya leta, kwifatanya na leta mu gukora kuba umufatanyabikorwa na leta, cyane cyane mu midugudu ntuyemo no mu kagari no muri gahunda zindi za leta zose mba zirimo. Igitekerezo rero cyanjemo numva ko ni ibitekerezo nsanganywe, ni ibintu bimbamo, ntabwo ari ibintu byangwiririye. Abantu benshi baribaza kuki washoye amafaranga yawe mu bintu bya rusange, uwo mutima abantu baribaza wawukuye he? Gufata amafaranga nkayashora mu gikorwa rusange nk'iki ngiki, nasanze kuva kera nkikura ndi umwana, nakuze mbona papa wanjye agira umutima mwiza wo gufasha abantu, agira umutima wo gusangira utwe n'abandi. Uyu mutima rero ni umutima nsanganywe, cyane cyane ko abantu benshi bafite amafaranga menshi, ariko ayo mafaranga benshi bapfuye batayariye, abenshi bapfuye bayatindikiye mu mifuka, abenshi bapfuye bayashyize mu mabanke arangira batayeretse n'imiryango yabo ngo izayaryeho, batagize n'igikorwa cya leta cyangwa se cyafasha abantu rusange, cyagirira abantu rusange akamaro, amafaranga yabo apfa gutyo. Mu by'ukuri rero yewe umutima nasanze nta kindi kintu naho iki gihugu uretse kugiha umutima wanjye no kugikorera mu myaka nshigaje kuri nosi. Numva rero naragerageje gukora agakorwa gatoya, ntabwo ari igikorwa kinini. Amafaranga ndayafata, ndavuga nti abantu nturanye nabo mu mudugudu ntuyemo, reka nsangire nabo uno muhanda, ntabwo bakwita gahanda, ni umuhanda, ntabwo ari munini cyane kandi ntabwo ari mutoya. Iki gihugu rero cyavunnye abantu benshi, niyo mpamvu amafaranga nkangura abantu bamwe na bamwe ko twayakoresha twubaka ibikorwa remezo dufatanyije na leta, kuko nk'ubu ngubu hano hano dutuye ni mu mudugudu, ntabwo leta ifite akazi kenshi. Tuvuge nk'akarere ntuyemo ka Bugesera, bafite imihanda myinshi bagomba gukora, iri main road iva mu mihanda mitoya ariko ishamikiye ku muhanda munini, iza mu muhanda munini. No kuvuga ngo rero ntago bano bahatekereza vuba, bije yaho ishobora kuzatinda kuza, kuko igihugu n'undi kiradukorera imihanda, ariko noneho giye nkavuga nti ahantu ntuye tugomba gukora iki kugira ngo mpakore hase neza. Niyo mpamvu rero navuze ntireka mpite gufata amafaranga yanjye yo kuyakoramo ibyo bamwe bambwiraga ngo nari kuyo bakamamaza akomeye, ama etage akomeye, mbanza kureba inzira twanyuramo, ahubwo tujya kubaka bya bikorwa remezo bindi, no kubanza gushakisha uko twabona umuhanda muzima kugira ngo wa muhanda abantu benshi bazawunyuremo kandi ube wajya no ku bikorwa byacu bya bindi abantu benshi bansabaga gukora mbere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika uradukangurira gukunda igihugu, kuba mu itorero rikunda igihugu, kuba urubyiruko rukunda igihugu. Natwe abakuze nubwo ntashaje ariko ndahagata aho ngaho, tureba ibikorwa akoze, ubwitange bw'inkotanyi icyo zakoze, turacyari mu minsi yo kwibohora, ariko ikintu cya mbere bakoze ikintu cy'ubwitange, bitangira igihugu. Abana benshi bitangiye ku rugamba, benshi ntago bakiriho, bitabye Imana, bararashwe barapfa kubera ku bwacu. Mu by'ukuri rero yewe bintera ishyari ryiza ryo kumva ko nubwo ntashobora kujya ku rugamba ngo ndwane, ariko hari indi ntambara ngomba kurwana, uko n'ubu ngubu turakibohora, baratubohoye, twe turiho turibohora mu ngoyi y'ubukene, kugira ngo bya bikorwa dukora, amafaranga tubona mu bikorwa bitandukanye dukora, tuyagarure afashe abanyagihugu. No kuvuga ngo rero Perezida wa Repubulika ibyo adukangura ko kwigira aho kujya gushaka inkunga zo hanze. Ubu ngubu hariho abarimo gushyamirana n'abashaka gutera u Rwanda, ngo barashaka kugira guteba abaturanyi, ariko twebwe noneho wamenya tubumare turiho dukora iki, dukora ibikorwa remezo. Mu by'ukuri rero jewe kuva kera ntago nashoboye kujya ku rugamba, ariko rimwe agatekerezo nshaka kuba gatoke masegonda, ndibuka inkotanyi zitera, nari umwana mutoya icyo gihe, nza kujya gukurikira abandi abasore bajya ku rugamba. Icyo gihe twari muri Tanzania muri Karagwe, hanyuma imodoka yatwaraga abantu nagiyemo nari mfite imyaka 12, hanyuma tumaze kwigeramo nagiyemo nyiparamiye kwa kundi umuntu ayipanda akajyamo, yari pick up yatwaraga abantu, nyirayo nirinze kumuvuga, wari uyifite icyo gihe watwaraga abantu, nijyamo
turagenda ariko abari barimo bagiye b'abasore bari bavuye kure ko bagendaga bafata abantu babashyize kuri risite. Je ntago nari kuri risite icyo gihe yo kugenda. Nijugunyamo ndagenda buza gucya tugeze ahantu kure cyane. Urumva urugendo gutajya saa moyo ugenda ukajya bugacya umunsi ukiro gacya kuko abana bazaga icyo gihe baza mu gihugu cya Uganda icyo gihe. Hanyuma bakoreshaga nk'amasaha ngahe kugira ngo uve Tanzania uza Uganda no kuvuga ngo byafataga hafi iminsi 3. Ubwo gihe bwarije buracya baza kubona ko batwayemo umuntu utari ukwiriye. Ari gihe wari ufite iyo myaka icyo gihe. Umusaza wari urimo mukuru wari ufite nk'imyaka nk'umugabo w'igikwero wari ufite nk'imyaka 55 ambonye aranterura anjugunya mu gihuru. Arambwira ati wowe genda aho tugiye ni mu muriro ntabwo ari mu byishimo. Sigara aho ngaho kujya nzasubire mu rugo nahagenze hafi ibyumweru 4 hafi ukwezi kose. Nsubira mu rugo kubera ko nta wundi buryo nari mfite. Ariko nari mfite umutima wo kumva ko nanjye nkoze iki shaka kugira ngo nje gufasha kurwana igihugu. Mu byukuri rero ubwitange bw'inkotanyi ni uko zatubohoye reka tubafashe bakoze ikintu gikomeye turibohora batuvana mu icuraburindi twari turimo. Abantu bakoraga genocide icyo gihe barabafata bamwe barafungwa abandi babagira inama bagabaho gacaca. Papa wanjye yari umukuru wa gacaca ubwo yitavye Imana niwe waciraga imanza zitabera abantu bakoze byaha byo kwica abantu icyo gihe muri genocide. So no kuvuga ngo rero inkotanyi nazigiyeho ikintu gikomeye cyo gukunda igihugu ugatekereza umuntu wafashe intwaro akajya kurwana atitaye ku buzima bwe. Hari nk'abantu ujya wumva bavuga baba hanze bavuga amagambo afite agaciro bafata abana babo bakabakangurira ko bajya mu kongera kurwanira igihugu cyafashwe kifite amahoro bakangurira buri muntu wese kujya kurwana kandi nta ntambara dufite abo ngabo ndabagaya. Nagira ngo ngaruke ku bibazo bitatu nashaka kugira ngo baze bwana Dr. Salongo. Gukora ibikorwa remezo nk'ibi biri mu muhanda biba bifitiye abaturage akamaro by'umwihariko abari ozaranture y'ahantu wakoze uyu muhanda. Ese abaturage baha bagufata gute? Ikibazo cya kabiri nagira ngo mubaze ese uteganya iki wenda mu yandi makartier dore ko nubwo wakoze uyu wa hano wenda no mu yandi makartier ushobora kuba ufite ikindi gitekerezo ese cyaba gihari? Igitekerezo kirahari umuhanda icyo mariye abaturage nuko bawucamo mwabibonye na za moto zirahanyura ngizo ziragenda abaturage barahaca bishimye. Kera hari ibihuru ngira ngo hari amashusho muza kubona uko ari hameze mbere. Jewe rero nanga guca ahantu habi ngo ntegereze bije ya leta izahagera mu gihe kiri imbere kandi twe dufite ubushobozi. Ikintu ushaka kwerekana ndakoze ni ukugira ngo nkangurire abantu ko ibintu bishoboka. No kugira ngo nkangurire abantu yuko kwikorera no kwigira ari byo byagombye kuranga umunyarwanda ahantu ari. Kuko ntabwo ari giye ufite amafaranga menshi muri kano karere, ntabwo ari giye ufite amafaranga menshi mu gihugu. Urumva hari abantu bafite amafaranga yabo batindikiye mu mifuka bayabika mu nzu bazapfa batanariye. Hari abantu batazi ko gukora imihanda cyangwa gufasha leta gukora ibikorwa remezo bitabareba ahubwo bireba leta. No kuvuga ngo rero jewe ikintu nshishikariza abantu maze gukora imihanda nabonye abandi benshi bashaka gukora imihanda bagafasha leta mu gukora imihanda. Barahari bamaze kwiteranya icyo gisigaje tukabaha inama. Jewe wundi umupangurambaga hano muri iyi midugudu ntuyemo hari uwo nkoreramo hari n'uwo mbamo hari n'ahandi naguze utubanza hirya naho norerera naho hari imihanda mu midugudu. Abo bose rero ndabakangurira yuko bahaguruka bagateranya amafaranga bakishyira hamwe. Ibi ngibi nashoboye kubikora ndi umuntu umwe ariko noneho turamutse tubaye benshi tugashyira imbaraga hamwe urumva ko twakora ikintu kinini cyane kino gihugu tukagihindura nka paradiso. Hamwe muri Israel bajya bavuga barokore ngo bazajya ntago bazajya kuhajya ngo batarahakoreye ahubwo bagomba kuhashaka bakahagera hizo bagomba kuhakora iwabo. Ibikorwa byiza bituma igihugu kiba cyiza bikorwa n'amaboko y'abanyarwanda cyane n'amaboko y'abantu. Ibihugu by'uburayi mubona byateye imbere byakoresheje amaboko yabo bafasha abacakara barabatwara barabakoresha ariko ubu ntibakibakoresha. Reka tube rero twemere tuba abacakara tube ba slave ku gihugu cyacu tugiteze imbere gise neza. Bwana Salongo, kubaka umuhanda ukoreshwa na bose kandi ukabaka wenyine ni indangagaciro yo kwitangira abandi. Ese watubwiriza indangagaciro byibuze 3 wewe ugira kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame? Indangagaciro ya mbere nigira kuri Perezida Paul Kagame ya mbere ni ubwitange. Kuko bwa mbere ikintu yakoze cya mbere yitangiye igihugu. Kumwe batubwira ngo Yesu yaratwitangiye ngo araza ngo aradupfira. Twebwe twabonye nyakubahwa Perezida wa Repubulika ava iyo yarari araza yitangira kino gihugu afatanya n'abandi akangurira abandi kukirwanirira. Bagite no ngo ubwitange iyo ni indangagaciro ya mbere imuranga ko aho rukomeye ku banyarwanda yakora iki
yagenda akarwanirira abanyarwanda. Indangagaciro ya kabiri tumwigiraho ni ukwigira, aribyo nahoze mvuga. Kwigira ntabwo ashaka gutegereza ko imuhana. Nyakubahwa Repubulika ntabwo ashaka gutegereza ko abazungu aribo baza kutugira inama uko twabaho uyu munsi n'ejo hazaza. Urumva ikintu tumwigiraho rero, mwigiraho iyo ndangagaciro ya kabiri ni ukwigira, ni ufata bya bice dufite tukabibyaza umusaruro. Indangagaciro ya gatatu ahora adukangurira, akangurira urubyiruko, ari nayo wambajije mu ngingo 3 wambajije. Indangagaciro ya gatatu nuko yanga ikintu bita ubukene, yanga abantu basabiriza, yanga abantu bahora baganya barira, akunda abantu bahora bashaka ibisubizo, kwishakamo ibisubizo, kwishakamo imbaraga zakemura ikibazo. Igihe ugeramiwe, igihe uri mu bukene, igihe wabaye, igihe wumva ko hari aho ugeze bitagombye kuba uri aho ngaho, ugomba kuhikura. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu ngewe nibyo bintu bitatu wambajije nashoboye kumwigiraho, arizo ndangagaciro zimuranga zikomeye. Ni ibintu byinshi ariko izo ngizo nizo nshoboye kukubwira, numbaza n'izindi nazikubwira. Hanyuma dusoza ni rero wabwira abanyarwanda cyane cyane urubyiruko kugira ngo nabo barusheho gukunda igihugu, kuri politike yo gukunda igihugu? Urakoze cyane. Icyo kintu uvuze ni cyiza cyane. Ni ukuvuga ngo urubyiruko muri 1994 1994 urubyiruko rwafashe imihoro barukangurira kwica abantu, rurabikora mu gihe cy'iminsi 100. Urumva iminsi 100 ukuntu ari mikeya. Bafashe imihoro bafata udufuni bahuka mu bantu barabatema kubera ko bamaze kubikangura bayisansubirizwa. Urubyiruko ikintu nababwira, imbaraga mwakoresheje cya gihe mwica abantu, reka urubyiruko rw'iki gihe rwamaze guhinduka ibitekerezo tuzikoreshe twubaka kino gihugu. Ikintu nababwira ni ugukunda igihugu, kandi ikindi mukirinda kumva inama z'abantu bamwe na bamwe bari mu nyungu zabo babakangurira gusenya iki gihugu cyavunikiwe n'abantu bangana namwe. Icyo gihe abantu bangana namwe barakivunikiye, baritanga, harimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'abandi bari kumwe nawe, bagikura mu menyo ya rubamba. None ubu ngubu abantu bababwira ko kino gihugu muzaza mukongera mukagisubizaho cyari kiri, mubanje kukirasaho mugasenya ibikorwa remezo tumaze kugeraho, mukaza mugasenya imihanda, mukaza mugasenya n'amazu twiyubakiye, mukaza mugasenya ibikorwa remezo. Ntago bizabakundira kubera yuko kino gihugu cyavurnye abantu. Niyo mpamvu mugomba gufatanya nacyo, mugafatanya n'abene igihugu bacyo kugira ngo kino gihugu gisubire ku murongo, kijye ku murongo dushaka, kijye ku murongo igihugu kikifuzaho. Abana mujye mu mashuri mufite, leta bamwe batafite amafaranga n'ubushobozi irabishyurira, abandi mutishoboye muzafashwa mu buryo bushoboka, ariko abandi mwigishwe imirimo no gukunda no gukunda igihugu. Muve mu matiku, muve mu byo mwumva bindi barababeshya. Umuntu urimo kubabwira ibyo ngibyo nuko bakangurira gukora ibikorwa byo kugisenya, kubera ko bamwe na bamwe babyeyi bacu bamwe na bamwe bagize uruhare muri ibyo ngibyo byabayeho byo kugisenya. Ntago bashaka kubabwiza ukuri, ariko ukuri kwabyo nuko nguko, nukugaruka mugakunda kino gihugu, nta kibazo mufitanye na gihugu cyacu. Abana mwavukiye iyo ngiyo mu mashyamba muveyo, igihugu cyacu cyabaye neza, cyatekanye, gifite amahoro n'umutekano. Salongo, uretse umuhanda wenda wubatse ufitiye abaturage benshi akamaro, indi mishinga uteganya cyangwa se wakoze nanone ifitiye abaturage benshi akamaro ni iyihe? Indi mishinga mfite, yewe hari abantu nishyurira mu midugudu ntuyemo, abantu barenga 30 na mituweli n'abatishoboye. Mfite ikipe y'umupira w'amaguru bayita Muyange FC, ni mu kagari no mu mudugudu ntuyemo. Twavanye abana mu muhanda, bari baranze ishuri, ariko ubonye dumaze gushinga academy k'abana bava ku myaka 7, kuva ku myaka 7 kugera ku myaka 15, kuva ku myaka 15 kugera kuri 20, kuva kuri 20 kugera ku myaka 35. Ayo bose ni groupe y'umupira dufite ikura abana mu muhanda. Ubu hari abana barenga 10 dufite basubiye mu mashuri, bajya ku ishuri, kubera yuko twamaze kubera ko nibadakunda umupira, nako nibadakunda ishuri n'umupira utazawushobora. Kuko udakunze ishuri n'umupira ntabwo wawushobora, ntabwo wafite discipline, wajya gukina umupira bakakwirukana. No kuvuga ngo rero jewe ikintu nkunda kuba hafi y'abantu bari hasi, no kumva mbabajwe nuko umuntu yaza atazaba uwo yagombye kuba we. Iyo ni ikindi gikorwa mfite. Indi mishinga mfite, ndumva ibyinshi, ari ni byinshi, gufasha abatishoboye, ikindi
nubatse sale z'ubukwe zishobora gufasha abantu benshi kwitabira aha hantu habera ubukwe heza cyane. Ikindi ni ukuba heza, nkunda kuba ahantu heza, nkunda gukora ibintu byiza, nkunda gukora ibintu bifite umucyo n'isuku, kubera yuko udafite umucyo n'isuku no ku mutima no mu bikorwa ntabyo wagira. Yewe nanga kuba habi kandi nishakamo ibisubizo, ntago mbanza kujya gushakira ahandi ibisubizo, mbishakira hafi yahundi. Dr. Salongo, ibibazo bibiri dusoza, uyu muhanda cyangwa se n'ibindi bikorwa remezo uteganya kuzakora, ubuyobozi ndabizi ko muba mufitanye ubufatanye, ese ubuyobozi bugufata gute? Ikindi cya kabiri ni iki wabasaba nk'umuntu ufite ibikorwa remezo mu bitekerezo byawe? Ubuyobozi ntabwo twakora ibintu nk'ibi butabizi, kandi turi mu gihugu. Abayobozi cyo nzi cyo bakunda ibikorwa remezo. Icyo nasaba ubuyobozi ni ukudushyigikira. Yewe nta muyobozi n'umwe ngamije guhangana nawe nkuru umuhanda ngo nijye gukora imihanda. Imihanda ikorwa na leta ariko ifatanyije n'abaturage igihe byabaye ngombwa, kuko imihanda ikorwa ni imisoro y'abanyagihugu, sibyo? No kuvuga ngo dutange utanze umusoro ukoze umuhanda, utange umusoro ku gihe, umenyekanishije umusoro ku gihe, kwaka amafagitire ya EBM. Ibyo ni ibintu byose bituma dushobora gukora ibikorwa remezo, leta igakora ibikorwa remezo inyuze muri twebwe. Iyo unyereje rero uburi imisoro n'amashuri. No kuvuga ngo rero ikintu nasaba leta ni ukuba hafi yacu, tugafatanya, tukayishyigikira, tukayifasha, ikatubwira uti ibi bintu hano hantu dore hagombye guca umuhanda, ikakangurira abaturage kwemeza, akavuga ati niba zino metero dore bagiye gukorera umuhanda, twasabaga metero wenda 3 kuri wowe, bakaziduha. Leta zidusabye ko nkanjye sinagina ngo nsaba umuntu wamwe ngo ndabubwira ngo mpa metero 3 ngiye gukora umuhanda ngo babyumve. Ariko leta n'abandi bantu turi kumwe nabo bayifasha n'abafatanya bikorwa bayo, dufatanyije twese twakora ibintu byinshi. Ubuyobozi rero bwa hano rwego rw'umudugudu, ku rwego rw'umudugudu, ku rwego rw'akagari, ku rwego rw'umurenge, ku rwego rw'akarere, bakundwa ibikorwa remezo kandi banabo bahora badukangurira kwigira. Icyo nabasaba rero nuko tuba hafi tugafatanya, ntihagire ingingi mira zizamo ngo niba ngo Salongo yakoze hari umuhanda ngo bumve ko wenda giye nawukoze mu izina ryanjye cyangwa nshaka kwiyerekana cyangwa gukora ibiki. Ntago namamaza umuhanda ngo njye gukora imihanda mu gihugu bampe amakampani ngo nshinge kampani yanjye ikora imihanda. No, yewe icyo mbasaba, iyi mihanda ya yindi itazagerwaho vuba vuba, ya mihanda itazagerwaho vuba yo mu makaritsiye ngiyi, iyo ngiyo hirya mu dukaritsiye hagati, nibadufashe kuko birashoboka. Bakora ubukangurambaga, bakora ubukangurambaga, abayobozi batowe bakore, abo mu masibo, abo mu midugudu bakore, bakora ubukangurambaga, nta muntu babangamiye. Utayafite n'udafite ubushobozi, abo ngabo bazazana amaboko yabo bakora imiganda, ibintu byose bizagenda neza. Salongo, reka dusoza rero abakurikiye Intsinzi TV, twavuze ku bikorwa remezo byinshi cyane umaze gukora hano, tuvuga no kuri gahunda zose za leta, ariko cyane cyane igihugu cyacu gishingiye ku rubyiruko. Watanze inama ku rubyiruko, twabonaga ko bica mu itorero ry'igihugu, ariko turagira ngo dusoza abakurikiye Intsinzi TV cyane cyane urubyiruko rw'u Rwanda, ndagira ngo nk'umuntu ufite ibikorwa byiza biteza igihugu imbere, ugira inama urubyiruko cyane cyane kuko tubona ko arizo mbaraga z'igihugu. Gira ubutumwa utanga dusoza ikiganiro cyacu. Ubutumwa naha urubyiruko ndarukangurira gukura amaboko mu mufuka, bagakora, bagafasha kino gihugu, kuko iki gihugu imbaraga z'iki gihugu ni amaboko y'urubyiruko. Urubyiruko ruve mu biyobyabwenge, urubyiruko muve mu buraya, urubyiruko ruve mu rumogi, ruve mu nzoga zimwe zidashoboka, ahubwo bakura amaboko mu mifuka yabo bakore, kuko imirimo irahari. Ndibuka ntanga akazi hano, dutanga akazi ahangaha, wasaga harimo bamwe bakwepa, ahubwo haguca ngo ngurira akantu, arashaka kujya kukinywera ariko ntashaka gushyira amaboko hasi. Urubyiruko cyo narubwira rureka kugirwa inama mbi, inama z'abashaka gusenya iki gihugu, bababwira yuko bazabaho neza ariko bafashe imbunda bakajya kurwanya igihugu. Barahari, mujya mubumva mu binyamakuru bitandukanye, mujya mubumva, ngira ngo mwebwe mufite ibinyamakuru byanyu, mujya mubibona n'izindi social media. Bave kuri social media itabubaka, bajye muri social media barehe ibitekerezo bishobora kububaka, barobanure, barye bahekenye,
barye ibintu bizima, ibyo kurya n'uvuga n'ibyo kurya bya bindi byo basoma, bya nabyo ni ibiryo, ni ibiryo ariko byo mu mutima twebwe turya ugashyira ukabika mu mutima, wibika ikintu kibi cyo guhigirira igihugu nabi, kuko urubyiruko nizo mbaraga zashenyije igihugu nabivuze yuko muri 1994 bakanguriwe gutema, bafata umuhoro baratema, yo baza guhinga kirya gihe hari kwera ibintu byinshi cyane by'urubyiruko rwakoze, ariko rwafashe umuhoro rurya amatungo, batema abagore, batema abana, batema abagabo, batema bikwerere, bica ejo hazaza h'igihugu. Icyo nababwira rero nibumve inama z'igihugu aho zibaganisha. Nihagira umuyobozi uganisha mu nama zitari nziza ahubwo ati gutya na gutya, uwo nguwo ntabwo azaba ari umuyobozi mwiza, uzaba gutandukanya na gahunda za leta, uzaba gutandukanya n'ibikorwa leta ishaka n'umurongo leta irimo, uwo nguwo azaba ari umwanzi w'iki gihugu ushaka kukirwanya, ntuzamuha amatwi yawe. Ibindi byose birashoboka, mwikumva ko muzakorerwa, mwikumva yuko ibyiza muzabibona mwabanje kubikura ku babyeyi banyu, ahubwo n'imbaraga zanyu nizo zizubaka kino gihugu kandi birashoboka. Reka dusoze tunabashimira umwanya muba mwaduhaye. Murakoze cyane, nawe ndabashimye ko mwashoboye kuza kusura hano kuri uyu muhanda, kandi hari ibitekerezo twunguranye, ngira ngo namwe mugende mubwire abanyarwanda, mwebwe nk'abanyamakuru, muri kiriya gihe kangaruka inyuma gato, benshi bagize uruhare mu kurwanya igihugu, bagize uruhare mu gukangurira urubyiruko gukora ibibi. Mujye murubwira gukora ibyiza, mwishaka ibintu bijya ku ma views ngo mubone za views ariko zitungura igihugu, ahubwo mubakangurira uko babona imirimo, uko bakwihangira imirimo, mubakangurira kuba mu biyobyabwenge, mubakangurira gukunda igihugu. Nibyo bintu bizafasha urubyiruko rw'iki gihe gukura, kuko urubyiruko rw'iki gihe ruri muri social media rurashaka gutwika gusa. Rero mwebwe mukabona views, nta kintu bizamarira kino gihugu, nukungira kugisenya. Mwishaka gutwika, abantu bishaka gutwika bashaka gutwika urubyiruko, nuko murakoze. Ese nihe wakumvira ibiganiro byigisha amateka n'ubutwari bw'abanyarwanda? Nihe se wakumvira ibiganiro byigisha umuco utari ico? Hahandi ni kuri YouTube channel ya Intsinzi TV. Intsinzi TV irashimira abakoze subscribe, inashishikariza abatarabikora kudacikwa n'ibi biganiro byiza byigisha. Intsinzi TV ni igicumbi cy'ubumenyi bushingiye ku mateka n'umuco nyarwanda.